Nitwa Donathan, ndi umunyamakuru wa Radio Diaspora One Nation Radio. Minister muri hano mwitabiye mushikirano nkuko bigarukaho kenshi ni gahunda ihuza abayobozi batandukanye kugira ngo baganire kuri byinshi ndetse banarebe gahunda zikurikira uko ziba zimeze. Hari byagiye bigarukaho ndetse no mu kigaro mwagiye mutanga mugaruka ku byateza imbere abaturage n'uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Minister, hari ibyo mwagarutse byihari ndetse na nyakwa President Paul Kagame yagarutseho bijyanye n'uruhare rw'abaturage. Mwadushusho rusange y'ukuntu umuturage none ashobora kugira uruhare mu guteza imbere igihugu, munareba noneho n'ishusho rusange y'ubushobozi bafite kuri ubu ngubu. Ihame rikomeye twubakiraho nk'igihugu nuko imiyoborere n'iterambere by'u Rwanda byubakira bigashingira ku muturage. Ubwo rero umuturage niwe shingiro rya byose, kandi iyi myaka yose 20 n'ingahe iryo hame niryo twagerageje gushyira mu bikorwa nka leta, ndetse n'abanyarwanda barabyakiriye barabyemeye. Iyo urebye nk'uruhare rwabo mu mutekano ni rwinshi cyane. Mu bumwe bw'abanyarwanda ntabwo twari gutera intambwe batabigize mu ruhare. Barakoze kandi baracyakomeza kugira uruhare muri ibyo bikorwa byose bikomeye. Mu mibereho rero myiza yabo bafite naho uruhare rwa mbere rw'umuturage no gushaka kubaho neza, kuko nk'igihugu nicyo twifuza. Hari abashaka kubaho neza no kugira imibereho myiza bakagira intege nke. Niyo mpamvu hariho gahunda za leta zo kubagoboka no kubashyigikira no kubafasha kugira ngo bazamuke. Ariko nanone muri uko kubafasha ngo bazamuke ni byiza ko nabo babigira ibyabo, ngo ntawo ufasha utifashije. Aho rero harasaba ko aho byaba bigikenewe n'icyo kibatsi cyo gutera imbere mu banyarwanda kigumamo. Ikindi kigaragara n'uruhare rw'abaturage mu miyoborere, mu bibakorerwa, mu byemezo bifatwa no mu buryo nk'igihugu twimakaza ihame ryo gucunga neza ibya rubanda, byo kugira ngo ibigenewe abaturage bibagereho. Akaba ari byiza ko aho naho uruhare rwabo ruzamuka, ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze baba batabyubahiriza bakabagaragaza, kuko niwo murongo wacu, nicyo twifuza kandi nicyo twatangiye gukora. Ariko ikindi gikomeye cyane cyane wahuza gahunda zitandukanye nuko muri iki cyumweru twanatangiye n'itorero ry'umudugudu ku Rugerero. Umudugudu muzi kwizwe n'abaturage bose bawutuye. Itorero ry'umudugudu rigizwe n'abaturage batuye umudugudu bose. Ubwo igihari rero ni ukugira ngo abaturage bose batuye umudugudu babishingiro ry'iterambere, batangire bakore ibintu byafasha abo baturage bo mu mudugudu nabo nyine kuzamuka. Icyo niho numva tugomba kwerekeza, haba mu mibereho myiza, haba mu bikorwa by'iterambere. Ni byiza ko ibyo bikorwa bikorwa, ni byiza ko uruhare rw'abaturage rugaragara, ni byiza, ni ngombwa nako si na byiza gusa, ni ngombwa ko abaturage babigira ibyabo, kandi birimo biraza. Navuga ko bimeze neza. Hari abaturage uyu munsi ubona mu myaka mike bari batameze neza, ariko ugasanga barifashije, baratanga akazi, bihangiye imirimo, baracuruza, ukabona bimeze neza. Hari byinshi bwagarutseho, ariko nanone n'izo gahunda za leta zo gufasha abaturage mu kwikura mu bukene. Hari ibigaragara ko hari biva hejuru bimeze neza, ariko byagera mu nzego z'ibanze ukabona ko harimo ikibazo mu ishyirwa mu bikorwa, ndetse biniyongeraho no kuba hari ubushakashatsi buhutse gukorwa bugaragaza ko hari abaturage bakiri munsi y'umurongo w'ubukene. Minisita, mubona ko ibyo byagerwaho gute? Niba icyo kibazo gihari, nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mwiteguye kubikuraho iki, ndetse unatubwiye kujyanye n'ibyiciro by'ubudehe? Iyo urebye usanga intambwe twateye, ifashe nk'imyaka 20 ishize, urabona ko haba mu mibereho myiza y'abaturage twateye intambwe ikomeye. Nka 75% mu gihe cy'imyaka 20 ishize bari munsi y'umurongo w'ubukene. Uyu munsi ntibageze kuri 40. Nta kindi byasabye rero n'inzego z'ibanze zashyize mu bikorwa, n'abaturage bahagurutse, n'inzego za leta zindi twafatanyije. Turacyafite urugendo, n'ibyo haracyari bikirimo imbogamizi, haba ku mikorere yo mu nzego z'ibanze zegereye abaturage. Ari nayo mpamvu twifuza ko abaturage bagiramo ijambo cyane kugira ngo ibikosamye babikosore. Ibyo urwo ni rwo rugendo dutangiye. Ariko ikindi cya kabiri ni uko hari n'imyumvire ikeneye kuvugururwa, ku buryo n'umuntu uri munsi y'umurongo w'ubukene adategereza ko hari undi wundi uzamumuvanamo, agomba kuba uwa mbere nawe kumva ko ari inshingano ze. Iyo atari uwo, watera indi ntambwe ubwo bigeze mu baturanyi be. Niba umuntu aturanye n'abandi nta bwiherero agira, cyangwa
atuye ahantu hasa nabi abana n'amatungo, birumvikana ko abo bikwiye kuraza inkeke ba mbere nabo baturanye nabo bagahaguruka, nubwo n'ubuyobozi burimo, ariko cyane cyane icyo kibazo cyo kuzamura imibereho ubuzima bw'abanyarwanda kibe n'inshingano y'abaturage. Niyo mpamvu tubishyira mu nzego z'ibanze, ku mudugudu, ku kagari, ariko izo mpinduka tukazibona. Ngira ngo rero hari za gahunda zitandukanye zirimo zishyirwa mu bikorwa. Ubwo icyo twifuza n'icyo wari uvuze uti hari ibituruka hejuru bimeze neza byagera hasi ugasanga byataye ntibigifite cya kibatsi cyo gukorerwa neza, ibyo birashoboka. Ariko hariya hasi twe kubafata nk'ahantu hatera ibibazo gusa, hari n'ibisubizo tubona biri hasi abaturage bishatsemo. Ubwo icyo dusabwa gukora ni ugukosora ibyo dukeneye gukosora, ariko no gutsimbarara no gukomeza biriya byiza bikorerwa hasi, kugira ngo nabyo tubizamure tunabyagure. Gusa nabarekeraho icyanyuma. Minisitiri, ikindi mwagarutse muvuga yuko inkunga itangwa mu budehe yiyongereye, ariko nanone abaturage bakiri mu bukene nabo bagihari, mubona mwasanze byaratewe n'iki, ndetse muratubwira icyo mwitegura kubikora? Kuganira kugira ngo tubikosore, ariko kimwe mu cyabiteraga nuko ngira ngo twashyize imbaraga mu gufasha abantu batishoboye, ariko rimwe na rimwe ugasanga uburyo bishyirwa mu bikorwa ahantu hatandukanye bitanoze. Ubu rero ni inshingano zazo kugira ngo tubinoze, ari ibizakenerwa ku rwego rw'igihugu hejuru turabiganiraho, tubishakire ibisubizo, tubihe umurongo, ari ibikeneye gukosoraho gato aho ngaho birimo gukorerwa naho tugomba gukurikirana kugira ngo turebe ko byakozwe, ariko icyangombwa nuko noneho bigomba gukora. yaritanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Kaporari ku rugamba yanze kugandwa aharanira ubumwe bw'abanyarwanda.